nk'iki kibazo ushobora kumva ko ari gishya, abantu akodesheje inzu undi yanze kuyivamo kandi ntabwo ayishyura, kandi nawe akavuga ko bishingiye ku mategeko kuba atari kuva muri iyo nzu, ati harimo ibintu byanjye, harimo abakiriya, harimo iki. Uyu rero Kubwimana Alphonse baraje yegera bano bantu barababwira ati rero kubera ko amafaranga ari mu madolari kandi akaba ari menshi, bikazansaba ko nishyura n'amafaranga y'umusoro menshi, mureke duhindure amasezerano twumvikane ko muzajya munyishyura mu manyarwanda. Ariko uyu uri muri hoteli Lirijo Limited ati ye yambwiye ko dukorana n'amasezerano akazajya nyishyura mu manyarwanda, nkazajya mwishyura, dukorana n'amasezerano bigaragara ko azajya yishyurwa mu manyarwanda ariko ngakomeza kumwishyura mu madolari. Kamwe ati je na transaction ndazifite n'iki. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Intego TV, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Turagarutse rero tuganire gato ku bijyanye n'ubutabera, ariko noneho ntabwo ari ubutabera nk'amategeko, ahubwo noneho ni ibintu by'amanyanga cyangwa ubwenge bwinshi, guhendana ubwenge biba mu bucuruzi. Aha nta muntu turi bushinje, ariko wowe wumva ibi ngibi niwe uraza kwihitiramo uhenda undi ubwenge n'ubuhendwa. Hari hoteli iri mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba, ni hoteli yitwa Kivu Hilltop View. Abantu barayizi basohokera ku Gisenyi n'abari muri Tour du Rwanda barayizi, harimo bagiye bayiraramo. Hakaba iyi hoteli mbere yitwaga Asante Hotel, nayo wenda ba mbere ya 2022 2021 nabwo barayizi, bazi itandukaniro. Asante Hotel rero yarananiwe gukora, isa naho ifunze. Umugabo nyirayo Kubwimana Alphonse ayishyira ku isoko, ashaka kuyigurisha byose. Undi muntu ufite company yitwa Lirijo Limited aramubwira ati nta mafaranga mfite yo kugura byose, ahubwo ngiye nagukodesha nkajya nkwishyura uko ubishaka, tukabarana. Bagirana amasezerano ya mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2022, bemerana ko iyi hoteli Lirijo agiye kwikoreramo ibikorwa bya hoteli, ahita yita n'izina, ayita Kivu Hilltop View. Irahari uri kuyireba iyi hoteli, ni hoteli iragenda ikunda kuza gucamo hano mu mashusho uyibona. Amba bemeranya ko rero uyu mugabo agomba kujya ayishyura mu madolari, ariko basinyana kontra y'umwaka umwe igomba kongezwa mu gihe cy'imyaka 5. Buri mwaka ko bagomba kujya bongeza, banumvikana amafaranga uko bazajya bayishyura. Bumvikana ku mwaka wa mbere buri kwezi kuzajya kwishyurwa 2500 by'amadolari, ariko agahita yishyurira rimwe amezi 6 bigahura n'1015. Umwaka wa kabiri ukwezi kukajya guhagarara 2700 by'amadolari. Umwaka wa gatatu ubukode bw'inzu ku kwezi bukajya guhagarara 3500. Ku mwaka wa kane ugahagarara 3700. Ku mwaka wa gatanu ubukode bukaba 3700. Bumvikana ko mu gihe cyose iyi myaka 5 izashira bazaba bishyuye, bazajya bishyura uko nguko. Kuko n'amasezerano bagiranye ntabwo ari amasezerano uvuga ngo ni ubukode, babyitaga ngo ni lease, mu gutizanya mu gihe runaka amafaranga. Uyu mugabo wa company ati ayo masezerano twarayagiranye, ndagenda ndavugurura, ndagenda kiramo ibintu bitangira kugenda neza. Ako noneho hashize ibyumweru 2 ayo masezerano asimwe. Uyu Kubwimana Alphonse, amakuru aturuka kuri Lirijo avuga ko Kubwimana Alphonse yaje kongera kugaruka kubegera, arababwira ati hari amasezerano twagiranye, ati ndabona ayo masezerano ngewe yampombya, akaba n'amasezerano atubahirizwa, adakurikije amategeko y'u Rwanda. Kuko abaza amategeko barabizi ko amasezerano adakurikije amategeko y'u Rwanda, ayo masezerano nta gaciro abafite. Ushobora kugira na umuntu amasezerano yo gucuruza wenda akanyanga,
ko azakuzanira akanyanga cyangwa urumogi cyangwa iki. Urumva ko ibyo bintu ntabwo byemewe mu mategeko y'u Rwanda. Ayo masezerano rero nta gaciro aba afite. Ayo masezerano ya mbere basinye tariki 11 Gicurasi nabo yari amasezerano yo kwishyurana mu madolari, kandi murabizi ko mu Rwanda ntabwo byemewe kwishyurana mu madolari. Transaction zibera mu manyarwanda, cyane kuri biro by'ubukode bw'inzu, keretse ku bikorwa bimwe na bimwe leta yagaragaje. Uyu rero kubw'Imana Alphonse gwaraje yegera bano bantu barababwira ati rero kubera ko amafaranga ari mu madolari kandi akaba ari menshi, bikazansaba ko nishyura n'amafaranga y'umusoro menshi, mureke duhindure amasezerano twumvikane ko muzajya munyishyura mu manyarwanda. Ariko uyu uri muri hoteli Lirijo Limited ati ye yambwiye ko dukorana n'amasezerano akazajya nyishyura mu manyarwanda, nkazajya mwishyura, dukorana n'amasezerano bigaragara ko azajya yishyurwa mu manyarwanda, ariko ngakomeza kumwishyura mu madolari. Kamwe ati giye na transaction ndazifite niki, ati byo bizakoreshwa mu rukiko. Basinyana rero indi kontra ivuga ko bazajya bamwishyura $1,650,000 ku kwezi y'amafaranga y'u Rwanda, bivuye ku 2,500 by'amadolari bigiye kuri $1,650,000. Uyu nguyu akavuga ko impamvu yabikoze ko ari ukugira ngo agabanye umusoro yishyura, ndetse anaje agaragaze ko mu mategeko nta kibazo afite cyo kwishyuza mu madolari ko yishyurwa mu manyarwanda. Ati rero ayo yari amanyanga yankoresheje, bigenda bityo nubwo nakomeje kujya mwishyura amafaranga amadolari. Muri iyi kontra rero ariko no mu rukiko, kuko uyu kubw'Imana Alphonse yatanze ikirego cyihutirwa asaba ko uyu mugabo yamuvira muri hoteli, kubera ikirero byaturutse ku myaka 5 itarashira kuva 2022. Muri aya masezerano ya kabiri basinye tariki 30 harimo ingingo ivuga ko bagomba aya masezerano basinye asimbura andi yose, ariko hakazamo ikibazo ko asimbura andi yose ariko agakomeza kwishyura $2,500 by'amadolari, kuko ubu ngubu byari bigeze kuri $3,500. Muri ayo masezerano rero uvuga ko andi masezerano yose yaba yarasinywe imbere y'aya ngaya ataye agaciro. Hagati aho ngaho ariko hari andi masezerano basinye y'inyongera avuga ko uyu mugabo Lirijo Limited agomba gutanga kosiyo $2,500 by'amadolari. Ibyo nabyo yarabitanze, biri kuri konti, birafatiriwe. Uyu rero muri kontra ya kabiri bahinduramo ingingo zimwe na zimwe. Hari nk'ingingo yavugaga ko mu gihe cyo gusesa amasezerano ari nyirinzu uyishatse, ni ukuvuga kubw'Imana Alphonse agomba gutanga integuza y'amezi 6 mbere yuko basubizwa inzu ye mu gihe ya myaka 5 itari yashira, akanishyura uyu Lirijo Limited amezi 6 y'impozamarira akayamuha. Noneho rero muri kontra ya kabiri bahinduye, uriya mugabo asa naho atasobanukiwe impamvu bayihinduye, hazamo izindi ngingo zivuga ko mu gihe ashaka hoteli ari ukumumenyesha mu mezi 2 mu gihe ya myaka 5 itari yashira, ndetse akaba yanamwishyura amezi 2 y'impoza marira. Gusa uyu nyiri hoteli we ntiyigeze abisobanukirwa. Rero byari bigeze mu mwaka wa 3 umugabo ategereje ko bongera amasezerano undi mwaka, ahubwo tariki 30 z'ukwa 6 aramwandikira aramubwira ngo nshaka ko unsubiza hoteli yanjye. Undi nawe ati ntabwo nayigusubiza kuko hari ibyo amasezerano twagiranye ateganya, ugomba kumpa preavis igihe twumvikanye kikarangira. Ati kuko hari ibyo nashoyemo, hari abakozi mfite, hari na bookings z'abantu nakoze, hari abantu babukinze, ati ntabwo wayinyaka gutya ngo bikunde. Uyu mugabo rero yanga kuva muri hoteli undi nawe ati uramvira muri hoteli. Ariko mu rukiko uyu kubw'Imana Alphonse we ntabwo agaragaza ko ari hoteli, ahubwo agaragaza ko ari inzu. Naho abo ku ruhande rwa Lirijo Limited bati yavuga ko ari hoteli kugira ngo bize kugaragara neza ko ari igikorwa cy'ubucuruzi atari inzu isanzwe, kugira ngo igihombo nacyo urukiko ruze kukibara. Aho rero niho ibibazo by'aba bacuruzi bishingiye. Umwe ati wowe uranekera imitwe ukanzanaho indi kontra, bigaragara ni kontra yo mu rurimi rw'icyongereza kinakomeye, ndetse bamwe bavuga ko batigeze bumva ibikubiye muri aya masezerano. Kugeza uyu munsi rero kugeza uyu munsi uyu nyiri inzu kubw'Imana Alphonse yabwiye umuhesha w'inkiko
kugenda akamubarurira ibintu byose biri mu nzu, akabarura akerekana uko ibyo bakodesheje, uko inzu bayifashe imeze, niba ariko ikimeze, niba bitandukanye. Ibi rero byashatse no guteza ikibazo, ariko PV de constat niyo yaragiye gukora, bishaka no guteza ikibazo, ariko uyu muhesha w'inkiko agenda yitwaje umupolisi utoroshye, nawe biza gukunda, ariko ubona ko ari ibintu bitari byoroshye. Ukaza kwibaza rero uti hano ikibazo kirimo ni ikihe? Ese ushobora gutiza umuntu inzu wayikenera akanga kuyivamo, nk'uko bibaye ahangaha bakiyembeza inkiko z'ubucuruzi nabwo bikagorana? Ese aya masezerano aba bombi bagiranye, yaba ya mbere yo kwishyurwa mu madolari hakurikizwe, ahubwo bagasinya andi ya kabiri, nta kibazo kirimo? Kuko niba uyu nguyu avuga ngo nibyo koko twasinya ya kabiri, ariko bisa naho ko ari ukumpenda ubwenge, ariko ngiye mu kwishyura nkomeza kubahiriza aya mbere, urumva ko habayemo twabyita nk'ubufatanyacyaha kuri bombi mu gushaka uko kunyereza imisoro no kwishyurana mu buryo butemewe n'amategeko mu Rwanda. Ni hoteli yitwa Kivu Hilltop View iri Nyamyumba. Ni ukuvuga ko ubu ngubu uyikoreramo ari kuyikoreramo mu buryo nyirayo atemera, kuko nyirayo aravuga ngo nyirayo ni umunyamerika, yibera muri Amerika, aravuga ati yewe nagarutse mu Rwanda mpamaze igihe, atari ko nta burenganzira mfite ku nzu yanjye, ati ikindi kuva nabandikira ntibaranyishyura. Undi nawe ati ntabwo twanze kukwishyura, ahubwo ikibazo ni ukuri kuzana ibi bibazo, n'aka kanya avuga tukwishyure duhite tukwishyura. Se uru rubanza nyirinzu arashaka inzu, uyikodesha nawe ntayivamo, ati ngewe twasinyanye imyaka 5 ugomba kuyikora nkayirangiza, ariko mu masezerano ya kabiri naho hakazamo ikibazo kivuga ko agomba kumuha preavis y'amezi 3 bitandukanye na preavis y'amezi 6. Ikibazo baburanaga kwari ikirego cyihutirwa cyo kubakura mu nzu, icyemezo ntikirafatwa kuri uru rubanza, ariko hakaba hari urundi rubanza bazaburana mu buryo burambuye, ibyo kuva mu nzu bikurikije amategeko. Tubibutsa ko urubanza ikirego nk'iki ngiki cyihutirwa gishobora kujuririrwa mu gihe uyu bamutegeka kuva mu nzu yajurira, ariko yajurira yayivuyemo. Mu gihe bamubwira ngo agume mu nzu yayigumamo na nyirayo kubw'Imana Alphonse akajurira, ariko akajurira uriya inzu nawe akiyirimo. Ubwo rero ni urubanza tuzakomeza kubakurikiranira mu bijyanye n'ubucuruzi. Ubushize wenda ukunda kwibaza ati ukunda kuza mu manza z'inshinjabyaha, yafunzwe yakoze iki yazize iki, ariko no mu zindi manza no kujya tubagerayo nk'izi ngizi z'ubucuruzi, kuva ko nk'iki kibazo ushobora kumva ko ari gishya, abantu akodesheje inzu undi yanze kuyivamo kandi ntabwo ayishyura, kandi nawe akavuga ko bishingiye ku mategeko kuba atari kuva muri iyo nzu, ati harimo ibintu byanjye, harimo abakiriya, harimo iki. Ikindi kiba kirimo mu bacuruzi ni ubu buryo musinya kontara imwe mukayihindura, ariko umwe mu wahinduye kontara ari we ufite impamvu ahinduye. Kuko impamvu wabyumva nko mu rukiko, uyu kubw'Imana Alphonse yeretse umucamanza message aho uyu nguyu Liljo Limited yamushimiraga amubwira ngo ni nk'umubyeyi we, ngo yaramufashije cyane, ngo niwe wamugize umugabo kubera kumuha iyo hoteli nawe akiteza imbere nubwo yayikodeshaga. Bigaragare ko ati undi ati giye kujya gusinya amasezerano kabiri ni umuntu nubahaga nizeraga, wari waramfashije akantiza inzu akagira gute, ati ntabwo yagombaga kuza kunsaba ko duhindura amasezerano mu buryo bumufasha ngo mwangire, kandi nanjye narabonaga ko bimfasha gukora akazi kanje. Ubwo rero izo hoteli iyo hoteli abatemberera ku Gisenyi i Rubavu barayizi, Kivu Hilltop View mbere yahoze ari Asante, nicyo kibazo kirimo uyikoreramo na nyiri inzu. Reka tubashimire rero, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, tubabwira ko ibibazo by'amategeko, ubusesenguzi, imanza byose birakomeje. Kandi subscribe uduhe n'igitekerezo cyawe, turagushimiye.